Urugwiro, urugwiro, urugwiro Family TV bafite ibikorwa byiza, nimuze mwese mwurebe. nkaba ndi umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere wungirije. Ntabwo ari ubwa mbere dukoreye hano, tuza mu nteko zitandukanye, ariko uyu munsi twifuje kuza gukorana n'uyu mudugudu muri gahunda zitandukanye. Twifuza guteza imbere imibereho y'abanyarwanda. Mukecuru rero wenda reka mbanze mbabaza, mukecuru byari ngombwa ko tumusanira nk'abantu muri mu mudugudu? Byari ngombwa? Murakoze cyane kuko twarabasuye turabibona, ariko noneho uyu munsi twateye intambwe tuzaha, ubutaha tuzatera intambwe tujya no ku wundi mukecuru cyangwa umusaza. Turi kumwe rero n'abashyitsi, abafatanyabikorwa bacu muri iki gikorwa twakoze. Ni ubuyobozi bw'akarere bwagikoze, ariko dufite abafatanyabikorwa baturuka muri ambasade ya China, aho dufatanya mu bikorwa bitandukanye mu karere kacu. Uyu munsi rero mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere nongere nshimire uyu mudugudu, nongere mbashimire uruhare rwanyu, nongere mbashimire yuko muzakomeza n'ahandi mu zindi ngo tugakomeza gufatanya. Umutungo w'igihugu cyacu, ubukire dufite ni twebwe abanyarwanda, hanyuma ariko tukagira n'inshuti. Bavuga ngo nta mugabo wigira harya. Iyo ufite umuturanyi mwiza, mufatanya mu iterambere, mufatanya mu kubaka ubuzima. Rero abafatanyabikorwa bacu turabashimira cyane, kandi namwe tubashimira uyu murimo. Ntabwo ari iki gikorwa cya mbere ukoze muri uyu mudugudu, mugira ibikorwa by'ubudehe, sibyo? Nibyo? Nibyo. Ariko nanone turifuza kwagura tugakora ibikorwa byinshi dufatanyije, kandi tukabasaba ko muzajya muba hafi y'abafite intege nkeya, kandi buri wese akaba ijisho rya mugenzi we, tukamenya umutekano w'uyu mudugudu, tukamenya isuku yaho. Ubu ku rwego rw'igihugu uyu munsi twongeye gutangira bundi bushya gahunda ijyanye n'ubukangurambaga bw'isuku, aho rero ubu ngubu nituva aha ngaha bakangurira yuko twese tujya mu ngo zacu tugakora ya suku ihagije, tukajya mu nkengero z'urugo, tukareba ahahurira abantu benshi, tukareba aho ducururiza, tukareba aho duhahira. Ufite uburenganzira bwo kwanga serivisi mbi, serivisi idafite isuku ugomba kuyanga kandi ukerura. Si amafaranga yawe ubujyanye se? Ntabwo ugomba guhaha ikintu ugihahira ahantu habi cyangwa se hasa nabi. Ubu rero turi mu bukangurambaga bw'isuku, mbakangurira yuko tugomba gufatanya kugira ngo tugere ku isuku irambye mu gihugu cyacu. Ntatinze rero munyemerere duhe umushyitsi wacu umwanya nawe kugira ngo abasuhuze, hanyuma nyuma yaho abakomeza akazi hariya barakomeza kugira ngo iriya nzira irangire vuba, mukecuru azayisubiremo, abandi nabo usabwe gukora isuku aha hantu. Nahatembereye mu gitondo, hari ibisabwa byinshi kugira ngo tubikosore. Dufatanyije rero nta cyatunanira. Murakoze cyane. Good morning. Thank you so much for being here. I'm Gao from Chinese Embassy. You can call me Gao. Gao. It's a traditional Chinese name. Mwabyumvishe ibya mbere. Yitwagaho avuye kuri embassy, hanyuma ngo ni traditional name, nuko ngo ni izina y'umuryango. To be frankly, I was inspired very much by what happening here this morning, right here. Yishimiye cyane kandi yashimishijwe n'ibyo muri gukora hano muri iki gitondo. It brings me back
30 years ago, while I was a young guy, ngo biramwibutsa mu myaka 30 ishize igihe yakiri umwana mutoya. well, all the people in my community helped each other to help them to build houses, to help each other with the life they making. Abantu bakuru bo mu gihe mu muryango wabo cyangwa se aho bari batuye icyo gihe barafashanyaga nabo nka gutya bakubakira umuntu bakareba umuntu ukennye bakamwubakira inzu cyangwa bakamufasha kuyubaka. I think it represents a common spirit between China and Rwanda, that the people always help each other, between brothers, families, and even strangers. So ngo biragaragaza ibyo u Rwanda duhuriyeho n'Ubushinwa mu bigendanye n'uburyo abantu babana na bagenzi babo. They all have the same aim, that is under the leadership of our president, and we will do more, and we will think more, and we will contribute to the construction, to the happiness of our people, and to make our country stronger. Biragaragaza ubwitange ndetse n'iby'abayobozi b'ibihugu byombi, abaperezida b'ibihugu byombi bahuriyeho n'ubuyobozi bwiza, bigaragaza ko bose bashakira abaturage kubaho neza. And last year, September, His Excellency President Paul Kagame met with our President Xi at Beijing. Umwaka ushize mu kwa 9 perezida wacu Paul Kagame yahuye na perezida w'Ubushinwa witwa Xi. Beijing ni umurwa mukuru wo mu Bushinwa. They agreed with each other to build a more stronger, friendly relationship between the two countries, like brother and sister. Umvikanye yuko ibihugu byombi bigomba kongera imbaraga mu mubano bikabaho nk'uko abavandimwe babaho, brother and sisters. And the embassy is very happy to cooperate with the Alumni Association and the district, and to be part of the rebuild and the construction of the community where they need. Kandi embassy yishimiye cyane kugirana umubano n'akarere ka Kicukiro. Natwe twavuye muri RCO bivuga Rwanda China Alumni Organization, abantu bize mu Bushinwa, kugira ngo dufatanye kuzajya dufasha community cyangwa se uduce dutuyemo kugira ngo tube twamera neza tugatera imbere. As you may know, the two governments are cooperating and work together to build more projects that could make a better change for the life of our community and the people in Rwanda. Kandi guverinoma zombi y'u Rwanda n'Ubushinwa bari gukorera hamwe kugira ngo bakore projet nyinshi zishobora guhindura ubuzima bw'Abanyarwanda. And you may know the new Masaka Hospital. Mushobora kwa muzi ibitaro bishyashya bya Masaka biri kubakwa. And both governments are working on it very hard, and we hope that it could be delivered next year in 2026. Then more people will benefit from the new facility. Bose bari gukora cyane uruhande rw'u Rwanda n'urw'Ubushinwa kugira ngo umwaka utaha bizabe byarangiye abaturage babone uko bajya kwivuza bibahe serivisi. And it was one of the projects donated by a Chinese company, the Chinese government, and another one is a 10-kilometer road from Prince House to Masaka. Ni imwe muri projet yo Ubushinwa bafatanije n'u Rwanda byagezeho. Hariho n'indi projet y'umuhanda uva kuri Prince House. Another project, the Nyamarongo hydropower station, phase 2, and that will bring more power for Rwanda people. Hakaba hari n'indi projet yo kubyara umuriro w'amashanyarazi. And we also contributed to the agriculture, and we are planning to build a new center for the Juncao, the mushroom. Harimo no gukorana na Minisiteri n'Igihugu y'Ubuhinzi kugira ngo bakore ibigendanye n'ubuhinzi. Barategura kuzubaka ikigo gikorerwamo gitunganyirizwamo ibigendanye n'ibihumyo.
Thank you all. Thank you all. I have to go to the camp of the 10 kilometers road expansion project, and I will express my gratitude to all of you, and express my thanks to the mayor, our vice mayor, and the chairperson of the Lumina Association. And let's work together and do more, think more, do more. All right. Agomba kugenda aradushimiye twese nk'akarere RCO, so bashaka yuko tuzakora ibirenze ibi. Thank you, Malakotsi. Thank you. abashyitsi bacu barakoze n'ubundi nubwo bagiye ubwo tugiye kuvugana nyine akanyejenda kacu sibyo turabashimiye cyane duhe ijambo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari kugira ngo kamemu nawe nyine umuyobozi mu ifasi ye uyu turamwubaha cyane buriya natangiye kuko